Miss Uwase Muyango Claudine yongeye kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ubutumwa buryoheye amatwi yanditse kuri Instagram ye yifuriza isabukuru nziza y'amavuko umugabo we Kimenyi Yves. Ni mu magambo yuje imitoma myinshi yanyuje kuri social media ze kuri uyu wa mbere tariki 13 Ukwakira umwaka 2025. Yagize ati isabukuru nziza kuri ugifite umwanya wihariye mu mutima wanjye. Uko ubuzima bwagenda kose uzahora wihariye kuri njye kubwo kuba umubyeyi mwiza w'umutima wanjye. Nta kindi mwifuriza uretse urukundo n'umugisha ubuzima butanga. Wishimishe sheri. Amwifurije isabukuru nziza mu magambo asize umunyu mu gihe hamaze iminsi amakuru hirya no hino ko aba bombi batandukanye batakibana. Ubu rero n'ubutumwa bwatumye benshi bongera kwibaza ku mubano w'aba bombi. Kimenyi Yves na Muyango batangiye gukundana mu mwaka wa 2019 hagati ya tariki 28 Gashyantare 2021 mu birori byiza byabereye Romantic Garden. Nibwo yamwambitse impeta ya fiançailles amusaba kuzamubera umugore, undi arabyemera. Yves na Muyango babanaga nk'umugore n'umugabo. Muri Kanama umwaka wa 2021 baje kwibaruka imfura yabo y'umuhungu Kimenyi Yves na Nice Miguel. Tariki ya 4 Mutarama 2024 basezeranye imbere y'amategeko, maze tariki ya 3 Mutarama 2024 nibwo umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga Kimenyi Yves yakoze indi mihango y'ubukwe na Uwase Muyango Claudine wegukanye ikamba ry'umukobwa uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda 2019. Ini Times Now, jya wumva kuri mikoro ni kimwe bisanzwe.